reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi ni wa mwanya wacu ndetse aho tugiye kureba uburyo impano zikomeje kugaragara. Ni muri cya kiganiro impano yanjye. Reka muhe ikaze atangire yibwira abadukurikiye. Ndabashimiye murakoze. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Biragenda? Nta kibazo. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe ndetse winjira udushyiraho na freestyle. Okay. Amazina yanjye nitwa Tuwombe Eric. Nkunda gusenga, singira kuri ADPR Rundu, Paruwasi ni Kabarondo. Hanyuma ndumuririmbyi, nkunda kuririmba, ndumuhanzi se, ariko nyine nifuzaga nanjye kuba nazamura impano yanjye. Yego, welcome tuguhaye ikaze kuri Murika TV show. Watangira udushyiriraho freestyle cyangwa se uturirimbiraho gakeya kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya ese ninde turi kumwe ariko mu buryo bw'indirimbo. Okay, ndabashimiye murakoze. Reka mbaririmbira indirimbo, muririmbira indirimbo yanjye kugira ngo se Okay. Yawe. Yego, nacyo kambaririmbire murakoze. Isi irambabaza n'uyu mubiri nambaye, nakumbura Isiyoni nkumva nshaka kwitahira, nakumbura Isiyoni nkumva nshaka kwitahira. Isi irambabaza n'uyu mubiri nambaye, nakumbura Isiyoni nkumva nshaka kwitahira, nakumbura Isiyoni nkumva nshaka kwitahira. Nzajyana na Yesu n'ijuru ryabera, ubwo azaba agarutse tuzabana iteka. Nzajyana na Yesu n'ijuru ryabera we, ubwo azaba agarutse tuzabana iteka we. Amen, 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 amen. Urugendo wamaye rurakomeye, ndabireba nkabona ngiye kunanirwa. Fata ukuboko Mana ungeze mu gihugu, biraba ibyuya Yesu nibiba amaraso, biraba ibyuya Yesu nibiba amaraso we. Urugendo wamaye rurakomeye, ndabireba nkabona ngiye kunanirwa. Fata ukuboko Mana ungeze mu gihugu, biraba ibyuya Yesu nibiba amaraso, biraba ibyuya Mana nibiba amaraso. Icyama nazagera ya mahoro, icyama nazagera ya mahoro we. Urugendo natangiye nkarurangiza amahoro, icyama njyewe nkazagera ya mahoro. Urakoze cyane, urakoze cyane. Mu ndirimbo nziza, indirimbo itwegeranyije n'abakunzi ba Murika TV show ndetse itwegeranyije n'Imana kuko irimo ubutumwa bwiza bukundisha abantu Imana. Uririmba injyana ya gospel. Kuririmba injyana ya gospel cyangwa se indirimbo zaririmbiwe Imana wabitangiye ryari? Ndumwe ni umwana mutoya. Yego. Nakundaga kuririmba cyane. Yego. Nkabona abahanzi nyine bararirimba, njye nifite imyaka 5. Nabona abahanzi baririmbye, njye sinigeze nkunda korari cyane. Yego. Ariko nabona umuhanzi aririmba ku giti cye nkumva ndamukunze cyane. Ndetse no mu isengesho ngejezaga gusenga, nasengaga nkavuga ni Mana ndakwinginze nanjye nzaba umuhanzi, nshaka umuhanzi. Nkakunda kubyinira abahanzi. Hari abahanzi bamwe na bamwe nagiye mbyinira, abura nawiringiye Theo, bose babireba Imana Theo, bose babireba nawe naramubyiniye. Yego. Nakunda kubyinira abahanzi cyane. Yego. Hanyuma nuko nanjye rero byagiye biza, hari indirimbo ku munsi kundi mba numva ari ibintu biri kugenda biza muri ngewe, indirimbo mba numva zima zinzamo. Mfite indirimbo maze kugeza indirimbo zirenga mu 10. Yego. Hari n'indirimbo nimwe wari wabasha kujyana muri studio? Oya, nta ndirimbo nimwe ndagera muri studio bitewe n'impamvu y'intege nke. Uririmba mu buryo bwo gufasha abantu ndetse n'abahanzi bagiye muri studio mukaba mwafatanya, ariko uri umuhanga nabikunze cyane. Ese iyo urebye abantu bakora injyana za gospel, uba wumva nawe aricyo kintu wakora? Kumbona harimo amafaranga atari menshi.
makeya? mba numva nshaka kuririmba cyane, nanjye mba numva mbishaka. Ni impano cyangwa ni nk'umuhamagaro ufite? Ni impano, ni umuhamagaro wanjye. Yego, ntabwo ari kubikora mu buryo bwa business. Oya, ni impano yanjye iri muri njyewe. Yego, mba ndi kubikora nyoborwa n'umwuka w'Imana. Nuhe muhanzi mu Rwanda uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana ukunda, ndetse wenda wafatiraho n'icyitegererezo cyangwa ukunda gusa? Yego, umuhanzi nkunda, nkunda umuhanzi witwa Bavuge Theogene. Bavuge Theogene uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Yego, indirimbo ke byibura niyo waririmbaho gatoya. Yego, afite indirimbo nkunda cyane, ivuga ngo ntabwo nyisi neza ariko nyine nkunda, yarimo kwimba mbikunda cyane. Yego, afite indirimbo ivuga ngo ni njye Uwiteka, ni njyewe mbyivugiye, na jambo mvuga ngo rijye rihera, nta kintu ngiye nkora ngo nkorwe mu nkokora, nugira ubwoba ijambo ryo navuze ndikurikira n'ibihe ibihumbi. Wow. Ni byiza cyane kuba uririmba ufite impano ndetse unakunda indirimbo zaririmbiwe Imana, ndetse ukanagerageza no kuziririmba kuko n'uburyo bwo gusenga, ariko nanone bwo kwishima cyane, busubiza icyizere mu bantu cyane. Ni ikihe cyifuzo waba ufite kugira ngo uzabashe gukora indirimbo zawe ugiye muri studio? Ni ikihe cyifuzo waba ufite, n'iki wasaba abantu? Icyifuzo mfite kimeze gutya, nkunda kuririmba cyane, banifuza range kuba najya muri studio, indirimbo zanjye zimwe na zimwe wenda nkazishyira hanze, abantu benshi akajya abantu zifasha, kuko hari indirimbo mfite zirimo ubutumwa bwiza cyane. Yego, hanyuma nanjye mba nifuza kuba nagira wenda muri studio nanjye nkagira indirimbo nsohora, mba nekereza mu byimvo byanjye, mvuga ati basi naho nasohora nk'indirimbo ebyiri, ariko nyine ku bushake bwanjye, ariko nekereza ko bizagenda neza, ntabwo biragenda neza. Gira ikintu usaba Uwiringiye Imana ati, wavuze ko wakundaga kubyina mu ndirimbo ze, ariko we yabaye navuga umusitari, yagezeyo, n'iki kintu kimwe wamusaba? Uwiringiye Theo se? Yego, Uwiringiye Theo ndamukunda cyane, n'indirimbo ze bwana cyane ndazikunda kuko ziramfasha. Yego, ariko Uwiringiye ikintu namusaba, bese ko bigoye, ngize umugisha wo kuba nabonana nawe tukaganira, bitewe n'iminsi ishize kuna ari myinshi iriwe, bishobora kuba batanabyibuka. Yego, kuko nari kera, ni cyane ari nyiri mutoya. Yego, kumwe n'umuhanzi witwa Karihanzaha, bakundaga kubyina, bakundaga kuririmba. Akari hanze wawe w'Irwamagana? Karihanzaha Irundu. Yego, Karihanzaha n'undi muhanzi bita Ngendabanga. Yego, Jemufi. Hanyuma bakunda kuririmbana, nakunda kubabyinira ndi umwana muto, abantu bakankunda cyane, bitewe no kuntu mfite impano yo kubyina cyane, ngira impano yo kubyina kandi nkajya n'imano yo kuririmba cyane. So ubwo mba nifuza kuba nabona Uwiringiye Theo nkamuganiriza, nkubonye namubaza ati se byaca muzinzira kugira ngo wenda nanjye ndebe ko naririmba, mbese bisaba iki kugira ngo nanjye ndebe ko nazamuka mu ndirimbo zanjye. Yego, dusoza rero, mbere yuko ushyiraho uturirimbira indirimbo imwe, wagira icyo usaba abakunzi cyangwa se abantu bazareba iki kiganiro? Yego, nagira ikintu nsaba abantu bazareba kino kiganiro. Ikintu nasaba mwebwe munkurikiye, ikintu nabasaba nuko uwo Kristo yashoboza inkunga y'amasengesho. Yego, tugasenga cyane. Icyo nicyo nashakaga cyane rero. Inkunga y'amasengesho nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma utera intambwe ukagera kuri bya bindi uba wariyemeje. Impano urayifite, ariko kuba nanone washyira indirimbo hanze urumva n'amafaranga, ni
ni uburyo nyine bw'amafaranga ndetse atari na make ariko atari na menshi. Ni benshi rero mu bapasiteri, mu bahanzi batandukanye, mu bakozi b'Imana, mu bantu bakunda indirimbo zaririmbiwe Imana barimo barakureba bafite nayo mikoro bashobora kuba bagusapotinga amarebo atandukanye. Bizashoboka, reka twizere Imana ko bizashoboka tukazongera gukorana ikiganiro byibura ufite indirimbo ebyiri zakorewe muri studio. Reka rero nyemerera udukirireho akaririmbo kamwe tubone gusoza. Nacyo kamaririmbire indirimbo, ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ibiguhiga yego bizi kubyanga. Yego. Ibiguhiga bizi kubyanga bizi wawe mu mayeri, bizabiye mbayemba kuko bizi kutabishaka, bigenda ijoro ryose kuko bizi ko tubirwanya, bikoresha inshuti zawe nibo bazi amabanga yawe, bikoresha imiryango yawe nibo bazi inkomoko yawe, bikorera umukwabu Yesu, bikorera umukwabu, bikorera umukwabu bige bishireho burundu Mana. Amashimwe ndayaguhaye kuko uri Imana ikomeye, amashimwe ndayaguhaye yuko mbonye uje kunabara, bikorera umukwabu Yesu, bikorera umukwabu, bikorera umukwabu bihige bishireho burundu Mana. Amashimwe ndayaguhaye kuko uri Imana ikomeye, amashimwe ndayaguhaye yuko mbonye uje kunabara, ibihishwe mu bantu Yesu niwe wabimenya, bakoresha ubwenge bwinshi bakatwiyegereza, bakaduhishurwa ngo rwabo kandi dusangira buri munsi, bagatira urukundo bafite icyo bagambiriye, baterura iby'abandi bakatubera nk'umubirizi, bikorera umukwabu Yesu, bikorera umukwabu, bikorera umukwabu bihige bishireho burundu Mana we. Amashimwe ndayaguhaye kuko uri Imana ikomeye, amashimwe ndayaguhaye yuko mbonye uje kunabara, cyo dupfa kidakwiriye n'ubu takaburura, nyamara iyo umuntu apfuye bakataha ebyiri zitarenga, cyubahiro n'ubutunzi bitumye benshi bareka Imana we, bagapfusa bw'ibintu bitanga atarapfuye. Imana iti ndabiguhaye urinda utabitunze, bikorera umukwabu Yesu, bikorera umukwabu, bikorera umukwabu bihige bishireho burundu Mana yanjye. Amashimwe ndayaguhaye kuko uri Imana ikomeye, amashimwe ndayaguhaye yuko mbonye uje kunabara we. Urakoze cyane, urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza, kubwo ubutumwa bwiza ugejeje ku badukurikiye. Abadukurikiye rero twabibutsa amazina yawe kugira ngo dusoze n'ikiganiro. Amazina yanjye natangiye nivuga, nitwa Tuwombe Eric cyangwa se dusabe kamivuge gutyo. Yego. Hanyuma iwacu ni Kabarondo, nsengera kuri ADPR ya Rundu, niho ukorera Kabarondo, umurimo w'Imana. Yego, niho umurimo w'Imana uririmbye. Urakoze cyane rero, urakoze kubw'ikiganiro cyiza tugiranye. Reka dushimire n'abari badukurikiye badahwema kutwereka ko tubana umunsi ku munsi, tubasaba kuba batanga ibitekerezo byabo n'icyo batekereza ndetse n'uburyo bafashe kino kiganiro. Reka mbashimire ntakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde. Asante.